Ashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba dusangiye urugendo muri kuvugana na Reverend Pasteur Dusabimana Jean de Dieu mushumba w'itorero Isoko y'Ubugingo Pentecote mu Rwanda, rikaba rifite na channel yitwa Dusabe Ubugingo TV. Mwebwe musanzwe mudukurikirana online, ndabifuriza umugisha w'Imana. Mboneraho kubashimira abantu mwese mwadukurikiranye muri iki giterane ngaruka kwezi dusoje muri kwezi kwa kane. Kuri iyi tariki isoza ukwezi twabonye Imana ikora, twabonye Imana igira neza. Iki giterane tugikora buri cyanyuma cy'ukwezi. Rero iki twakoze muri kwezi kwa kane twasengeye mu ijambo riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 8, havuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Ndahanurira ubuzima bwawe rero dusoza ukwezi kwa kane, Imana ikuremere ishimwe rifatika nk'umuntu wahuye na Yesu. Haleluya. Kandi wowe unteze amatwi nkurikirana uri ku mbibi z'Uburayi cyangwa ku mugabane wa Afrika, nawe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uyu mwaka Imana ikuremera ishimwe rifatika kandi wikorera uburiri bwawe, uburiri bwaba amadeni, uburiri bwaba ubushomeri, uburiri bwaba indwara. Ariko iki nicyo gihe Imana igukure ku kidendezi nkuko yakuye uyu muntu ku kidendezi amaze imyaka 38 ku kidendezi. Yesu ahageze aramubwira ngo haguruka ikorera uburiri bwawe wigendere. Izi saha ruhande udahari uneza amatwi icyakora na aderesi idafite iki gufatika, ariko namwe mukinjira mu bintu byo kubahoka by'agakiza wakire Kristo umwami n'umukiza. Hari agaciro, hari ibendera ry'ubutsinzi ritetswe mu rugo rwawe, abantu bakazamenya yuko iri ry'amatora. Aba muri nonda yawe uyanga mangazi uzaze turane n'icyo nubona hari aho ugiye nanjye bakabakubama uzaze dusenge nawe bizakuba uko nduko Imana irimo kumwira ngiye kunkoresha ibirenda n'ibyo babandi muvuga. Amen. Niba bishaka uzaze dusenge nta handi urumijwe ahitse kubwo gusenga. Amen. Siga bitinya ko njya kubikora nkumva birane, ariko ndumva ngiye gutinyuka bw'izina rya Yesu. Ndumva Imana imbwira iki kiganza Bibiliya ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bagira iki. Ndabashimiye rero cyane kuba mwaradukurikiranye muri iki giterane. Tangiye ku itariki 28 twatugishoje ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane.
Imana y'umwijuru ibahe umugisha. Ndagira ngo mbifurize amahoro y'Imana umuntu wese wadukurikiranye, haba arwaye, haba ari umushomeri, haba ndetse ari mu gihugu cy'amahanga, hari ikintu na kimwe akeneye ku buzima bwe ko cyakoreka, Imana ndizeye ko ikiremye muri uku kwezi. Twebwe nk'abashumba bayoboye itorero Isoko y'Ubugingo, mwebwe mwadukurikiranye muri uku kwezi kwa kane, mboneyeho kubashishikariza kongera gukunda Imana kuko yabaremeye igifatika. Muratangira ukwezi kwa gatanu mwakira ikibyibushye mu izina rya Yesu. Imana y'umwijuru ikomeze ibane namwe. Amen, 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 amen. Agiye gutangira ukwezi kwa gatanu.